Ndabasohoje bakunzi ba Yarure TV, mwebwe mukunda ibiganiro byacu dutanga buri munsi. Ni ibiganiro byiza cyane musanga kuri YouTube ya Yarure TV, niko channel yacu yitwa. Mwahisemo neza no gukurikirana no kutwereka ko mudukurikirana, munyuze mu gutanga comment, mu gukora share, subscribe ndetse n'ibindi byinshi cyane. Twereka yuko umunsi ku munsi tuba turi kumwe namwe. Nk'uko mubizi rero, ibiganiro byacu byibanda ku ngingo zitandukanye, twaziga imuziri muzingo kugira ngo tumenye icyo bishaka gusobanura cyangwa se bishaka kuvuga. Uzasanga twibanda ku biganiro bitandukanye rero bigizwe n'umuryango, ibiganiro bigizwe n'ubuzima, ibiganiro bigizwe n'imibanire y'abantu n'abandi, ndetse kandi n'ibiganiro navuga ko bigizwe n'amashimwe ndetse n'ubuhamya. Turamenyeranye, nitwa Tuyizere Patrick, bahaye ikaze. Uyu munsi ngiye gusobanura ku kintu cyitwa kwikinisha. Niyo ngingo ngiye kuvugaho. Murumva ko nyine namaze kwinjira mu cyitwa ubuzima, kandi nkunda no gutanga ibiganiro byinshi cyane birebana n'ubuzima. Ubushize natanze ikiganiro ngira ngo ni kuri channel n'ubundi cyitwa ubusambanyi n'ingaruka z'ubusambanyi, numva narakivuzeho ubushize. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga gusa ku cyitwa kwikinisha, kuko ubundi ubusambanyi bugizwe n'ibintu bigeze kuri bitandatu ntavuga uyu munsi. Ariko hari ubusambanyi bukoresha ijwi, hari ubukoresha ibimenyetso, hari ubukoresha gukorakorana, ariko hari n'ubusambanyi bw'aho umuntu yisambanya, icyo bita masturbation mu cyongereza. Ibyo rero akaba ari ubusambanyi bukomeye cyane, bubi, bugira ingaruka kuri nyakubikora cyangwa se nyakubyikorera, ndetse bikabanza kumwangiriza bimwishe mu mutwe kugeza ubwo bizica n'ingingo rutoni ruto. Ingaruka yabyo rero ni uko uwikinisha akenshi bizamuviramo gusara, akaba umusazi. Ubundi kwikinisha ni ubusambanyi burangwa no gukoresha umubiri mu buryo butandukanye, nuko Imana yawugeneye. Ubundi Imana yageneye ko umugabo ahura n'umugore, umugore agahura n'umugabo. Ukoresheje rero umubiri wawe ku wundi cyangwa se ku bikoresho, umuntu ashobora kwikinisha akoresha umubiri ku mubiri. Ni ugufata ikiganza wenda yikoza ku gitsina, akibyinisha, agikinisha, agisimbiza cyangwa se akigira gute, ukugikoraho atari umwanya wa urination cyangwa se kwihagarika, atari umwanya wabyo, uko kose no kwikinisha. Gukorakora ku gitsina cyawe ugambiriye kwishima, atari umwanya wabigenewe, atari umwanya wo kucyoza cyangwa se kugikorera isuku, cyangwa se navuga ngo ni ukwihagarika nyine kwemewe. Kugikora mu bundi buryo bwose aba ari ukwikinisha. Bene ubu busambanyi rero muri ino minsi usanga bushyigikiwe n'abantu benshi, burigishwa ku buryo benshi muri bo bwabarindagije, ndetse n'iyo ubahaye inama ntabwo bazitaho. Butera rero indwara nyinshi cyane no busambanyi, kandi usanga abatoya, cyane cyane abatoya, aribo bwibanzemo cyane. Aho ushobora gusanga abanyeshuri ku ishuri akoresha urufura rw'isabune, abagabo badafite ubwenge ugasanga batoboye za matera baranze abagore, nabo bariho bafite ubwenge navuga ko batuzuye neza. Ugasanga yanze umugore ariko yatoboye icyitwa matera, cyangwa se yabuze urupope arara yicundaguraho, akavuga ngo ni muzima. Rero ubwo nabwo ni uburwayi bwo mu mutwe. Niyo mpamvu abakunda gusoma ibitabo, navuga ngo ni ibitabo birebana n'ubuzima, ndifashisha igitabo cyitwa An Appeal to the Murders, paji ya 27. Iyo hasomye bakubwira yuko ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi cyane, ariko mbabwira ko nabwo ari ubusambanyi. Iyo umuntu yikinisha agira buri munsi ibicurane bidakira. Ibicurane bye bisimburana n'ibindi. Nubona umuntu ufite iyo grippe, uretse gusa kuba afite indwara zindi zo mu buhumekero cyangwa se ari ibyadutse, ariko ubundi kubona umwana w'imyaka 17 20, ariko buri munsi afite ibicurane bidakira buri munsi, ni ingaruka yo kwikinisha. Ikindi, amazi menshi mu ngingo, amazi akagenda kuzura ingingo, akaba arimo ari menshi. Kuribwa n'umutwe buri munsi, umutwe ugahora ukarya, kudafata mu mutwe, ukumva short of memory.
ubwonko ntibwihutire gufata mu mutwe, kutareba neza, kwikinisha buriya byatera n'umuntu no guhumya, ugasanga ku manywa arakabakaba ntabwo abasha kureba neza, ugasanga mbese uwo nguwo byabase byanga bikunze ntabwo ari kureba neza, yareba umuntu akamubonamo babiri, yareba ahantu agahunyeza, ni ukubera kwikinisha. Kudakomera k'umugongo ndetse n'urutirigongo, ugasanga umuntu ntaragenda, nta mbaraga, yakwicara akumva ararushye bitewe n'amazi menshi yagiye mu ngingo, bitewe n'uko iyo ubundi umuntu ari muri kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina aba ubundi yakoze navuze ngo yarangije rimwe cyangwa ku bagabo harimo inyungu myinshi cyane isohoka, niyo mpamvu bakubwira yuko abagabo bakunda gukora imibonano irenze urugero, ushobora gusanga batakaje potassium ndetse n'umunyu wa zinc, binaribone n'ubundi n'abanywanzoga nabo biranasa. Ubwo rero iyo bitewe no gutakaza imyunyu y'ingenzi cyangwa se bita seminero y'ingenzi, usanga kenshi abantu byabase bakunda kurwara umugongo. Ikindi kandi umuntu urwaye umugongo akenshi akunda kurwara n'impyiko bitewe no kwikinisha, umwijima urahangirikira bitewe no kwikinisha, bikingurira kanseri inzira nyinshi, ubwenge bukagwa ikinya, hagaheruka gusara. Ngizi ingaruka zo kwikinisha. Ku bagore reka nibwire n'abakobwa n'abagore ko ubwo nimvuze ku bagabo none nahereye ku bagabo, ku bagore bikinisha nabo, abagore nabo barikinisha, usanga hari abafite ubwenge buke banabitagatifuje, bakagenda bakajya mu isoko bakagura ikintu kimeze nk'umugabo, akararana nacyo akakirara kikamuraraho cyangwa se akakiraraho akakirazaho, icyo kintu kimeze nk'umugabo ariko kitari umugabo. Kiriya kintu ikintu cyane kugira ngo kimunezeze, biriya bintu abikora abyikorera, asa nk'aho ari kukiyobora aho cyerekera, yarangiza ukakiyobora niko ari kwangiza ubwenge bwe, cyarangiza icyo kintu kidakoma, kitavuga, kitagira reaction na emotion, icyo kizamukorera ni uko kizamwangiza, rimwe na rimwe kirabasatura kikabangiriza kuko ntabwo gifite ubwenge, ahubwo bitewe n'aho yageze n'ubundi nawe ashaka kukigezaho kirenze urugero kikamwangiriza. Iyo ni ingaruka ishobora kuboneka bwa mbere. Abagore bakunda kwikinisha bashobora kuzinukwa abagabo cyangwa se abasore yabona ikimushimisha nka role ya runtu yimenyereje. Rero kino gitabo n'ubundi ndimo nsoma, ariko reka nifashishe kino gitabo cy'inama ku bitsina, ubusambanyi n'ubutane, ni paje ya 112, cyo bakubwira ko umugore wikinisha agira ubutaraga, ufite intege nkeya ugereranyije n'abagabo, kandi usanga akenshi abura umwuka uhembuye impagarike ukayikomeza, bitewe n'imibereho yabo ibahoza kenshi atari umwuka mwiza. Ku bagore rero kwikinisha bitera indwara zitandukanye, ibicurane bidakira bihura n'abagabo, kugira amazi mu ngingo no mu mihore kubera kwikinisha, kuribwa n'umutwe, kuzimiza ubushobozi bwo kureba, gufata mu mutwe shortage of memory, indwara z'uruti rw'umugongo, ubwonko butangira gushongera imbere, imbuto za kanseri zibasha gutura mu muntu igihe kirekire, zigatangira umurimo wazo wo kumunga umubiri no kuwusenya, umuntu atakaza ubwenge ku rugero ruhanitse, kandi nawe umugore wikinisha bizaheruka gusara. Muri kumva yuko kwikinisha bifite ingaruka nini cyane, umuntu wikinisha aho bizamugarukiriza ni mu busazi. Noneho rero reka mvuge ngo kwikinisha, n'ubundi kino gitabo ndi gusoma baravuga ngo iyo umuntu yakomeje ingeso yo ku myaka 15 kuzamura, umubiri urivumbura ukerekana ko urambiwe ako karengane wakorewe kandi kagikomeje, maze ukamuryoza gukiranirwa yagize mu yica amategeko awugenga. By'umwihariko iyo ageze mu myaka 30 kugeza kuri 45, ni umuntu wikishije ko ari munsi y'imyaka 15,
ubu ngubu abakobwa basigaye bikinisha, abahungu bakikinisha bari muri za segonderi. Ingaruka yabyo rero ku myaka yabo 30 cyangwa ku myaka 40, nimba uko bizagenda umubiri umubyarira uburibwe butavugwa n'indwara zitandukanye nk'iz'umwijima n'ibihaha. Ushobora kwikinisha uyu munsi ukagira ngo birarangiye, ukikinisha ukishima nyine ukabona birangiye ukishima, ukumva rwose bikubereye byiza, ukumva uruhutse, ariko ni ubusazi, ni ukwishuka. Ku myaka mvuze hafi imyaka 40, icyo bizakubyarira ni uko bizakubyarira uburibwe butavugwa, indwara zitandukanye, umwijima n'ibihaha, indwara z'ubwonko, rubagimpande icyo bita rheumatism cyangwa se imitsi, indwara z'uruti rw'umugongo, impyiko, imbuto za kanseri zigatangira kumunga umubiri wawe, ndetse n'umubiri ugatakaza inshingano yazo, bigatuma ingingo zimwe zikora zonyine zikaruha, impagarika zikazagwa mu kajagari, ubutaka bukazasenyuka bidatinze, ugasaheruka urupfu. Ngiyi ingaruka yo kwikinisha. Ushobora gusara munsi ya myaka, ariko iyo umuntu yikinisha akabikomeza yikinisha, ingaruka zabyo zizaba urupfu. Nari ndimo nsoma umuganga w'umusuwisi witwa Tissot mu cya 785 yerekanye ko kwikinisha akanyampururu cyangwa se nyine ubushake bw'imibonano ku bagabo bugatinda bukarenza urugero, aho ushaka gusanga umugabo ashaka imibonano byibuze amasaha 4. Bireka mbisubiremo, weho umuhungu nkurikiranye, iyo umaze kumungwa no kwikinisha, Dr Tissot yerekanye ko ngo iyo umugabo akunda kwikinisha cyangwa se yamenyeye kwikinisha, reka ngo nibwirire abana bakiri muri za interina, bari muri za kaminuza, bari muri za gereza, mbabwire ngo ntimukikinishe, kuko iyo wikinisha ngo bituma umugabo azagira ikintu cyitwa iruba cyangwa se cyitwa passion, maze bikazamutera kumva ashaka imibonano kugeza ubwo yagera n'amasaha 4. Kandi nabwo yarangiza akajya aribwa igitsina mu gihe cyose atararangiza ya masaha, bizamutera rubagimpande, cyitwa gonore cyangwa se imitezi, igituntu, ubuhumyi, gupfa uruhande, igicuri, ubugoryi, bizamutera ubutinganyi ndetse n'ibisazi, bigaheruka urupfu. Urumva yuko n'ubugoryi nabwo burimo. None reka mubwire ngo rero iyo umuntu yamenyereye kwikinisha, nabyo byanga bikunze biba bizamutera ubugoryi. Kandi reka mubwire yuko kino gisekuru tugezemo mu minsi ya none ni igisekuru cy'abantu bafite ubugoryi bwinshi, aho ushaka gusanga urubyiruko 10 uhuje abana 10 b'urubyiruko, byibura muri bo bakubwira yuko byibura muri bo kimwe cyabo cya kabiri araba ari abikinisha, abandi bandi 3 aba ari abasambanyi. Ushobora gusanga byibura hafi umwe gusa ari we waba utari umusambanyi, ariko mba ko abenshi ntabwo ari abasambana n'abo badahuje igitsina, ahubwo abenshi ni ababyikorera. Rero ugomba guhunga ubwo bugoryi, ubwo buswa ugomba kubureka, we no kubihangara, ntugakore ku gitsina cyawe igihe cyose utagiye kucyoza, igihe cyose utagiye ku mwanya wo kwihagarika, byaba bikunze uzaba wigirira nabi kandi bizakwangiriza mu bwenge. Reka mbashimire, mbabwire ngo ibiganiro byacu by'ubu ku buzima naho gutaha, mbabwire ngo muburire abandi kandi nanjye ndababuriye hakiri kare, mubihunge murabihungisha n'abandi. Bye bye, tuzongera dukore mu biganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.